bakristo. Yesu yaraje arafa ku musaraba apfira ibyaha by'abantu, arangije avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese muze munsange ndagira ute, ndabaruhura. Abamweme bakize izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntabwo bazacirwaho iteka, abo bazabana nawe iteka, bazabana no mu ijuru, bazanezerwa. Ariko hari ikibazo kubanze kwihana, hari ikibazo kubishushanya, hari ikibazo kubakiyoberanya, kubakibaza ngo ese Imana irihe, ubutabera bwayo burihe, bakagenda uko bashaka bagakora ibyo bagize ute bashatse. Hari ikibazo. Tugwaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda Mahoko, itoro ryanjye n'umuryango wanjye, itoro ryawe n'umuryango wawe, itorero n'umuryango, umuryango w'abana b'Imana, umuryango w'abakijijwe, umuryango w'abizera. Kandi turashima Imana ko mu iki cyumweru cyose twabonye ukuboko kwawe nkuko twabitangaje kandi nkuko babitubwiye. Cyari icyumweru cyo gusenga duharanira kubona imbaraga no gukomera kw'Imana, kandi turashima Imana ko twabonye izo mbaraga mu bwitabire bw'abantu mu gitondo na nimugoroba, mu masengesho twasenze. Uko twanganaga kose twabonye yuko iyo twizeye Imana tugatuza nitwirwanirire, Imana iraturwanirira. Haleluya. Kandi ntabwo iturwanira kure, iturwana kuko imbaraga ziri muri twe. Nkuko twabonye twigitabo cy'ibyakozwe n'umugabo, icyakora muzabwa imbaraga Mwuka Wera n'abamanukira. Uwo Mwuka Wera ntabwo amanuka ngo atugweho, ahubwo Mwuka Wera yaraje twaramuhawe ubwo twakiraga Kristo nk'umwami n'umukiza. Niba warakiriye Yesu, wakira Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka. Bivuze ngo Imana muri wowe, Imana ikora muri wowe. Icyo dusaba gusa ni ukuzura umwuka. Hari guhabwa umwuka no kuzura umwuka biratandukanye. Umwuka tumuhabwa rimwe gusa mu buzima iyo twakira Kristo mwami n'iki n'umukiza. Kuzura umwuka bihoraho. Kuzura umwuka ni igihe Imana iri gukorera hehe muri twe, kandi Imana ikora muri twe iyo tuyemereye nkuko ijambo ryayo ribivuga. Nkuko tubikorera mu gitabo cya Maraki, hari igihe cyageze abantu bajya kure y'Imana, ahubwo ngo ikore, ahubwo irabahana. Ariko iyo tuyegereye tukaca bugufi tukumvira ijambo ryayo, ikorera muri twe ikatwuzuza umwuka wo kuyihamya no kuyamamaza. Turashima rero mwe mwese mwitabira amasengesho, Imana ibaha umugisha. Mwarakoze kuza, kandi n'ikindi gihe cyose uzajya wumva ko hari amahirwe yo kubana n'Imana, ujye ubiharanira. Turi mu gihe wo gusenga bibaye ingumwe, turi mu gihe ko hari abakristo bo ku cyumweru gusa, baboneka ku cyumweru gusa, ikindi gihe bakaba bafite impamvu nyinshi cyane. Ariko twebwe turashima Imana ko habonetse mu nzu y'Imana abantu barenze 1, 2, 3, 4, 5, 20 bakaza, barenga 50 bakaza mu nzu y'Imana, nta kindi kibazanye ari uguhura nayo, kandi Imana nayo yahuye natwe. Imana ibaho umugisha, murakunzwe. Reka dukomeze mu ijambo ry'Imana. Turi muri Maraki, abashyitsi badusuye, Imana ibaho umugisha. Hano kuri Harvest nta kindi dufite, twakiriza abashyitsi ni ijambo ry'Imana. Reka rero dukomeze muri Maraki. Ubushize twize igice cya 2 aho twabonaga ihame ukuri kudahinduka kwa kangahe? Kwa 7 kwavugaga ngo iki? Ukuri kwa 7 kwavugaga ngo iki? Twibukiranye. Shaka umwizera muhuje kandi mubane ubugize ute udatandukana. Uko nukuri kudahinduka. Abizera twabonye ko mu gigezo cyo gushaka umugore cyangwa umugabo, nibura umusore n'igihe uri gutereta cyangwa guteretwa, haranira no kubana n'umuntu muhuje kwizera, kandi igihe mubanye wibuke ko nukubana ubugize ute udatandukana. Nta gusubira inyuma, nta byo kuvuga ngo turabana none ngo ejo tubivemo. Hoya, ni isezerano nk'uko Imana yari yarasezeranye na Isirayeli, isezerano ridakuka. Nk'uko Kristo afitanye n'itorero isezerano ridahinduka, niko umugabo n'umugore bagomba kubana, kandi ibyo bikaba urugero rwo gukiranuka, bakabitoza abana babo ku buryo n'abandi babigiraho gukiranukira iki Imana. Umugabo ntiyice isezerano yagiranye n'umugore we, n'umugore ntiyice isezerano yagiranye n'iki n'umugabo we. Turakomeza rero tuvuga ku kuri kwa 8, aho turaganira tuvuga ku kuri kubihe byose, kuri kudahinduka. Wibuke ko turi kuvuga ngo kuri guca muziko ni kugira ute nigushye. None uyu munsi turaza kuvuga ko Imana izaca urubanza rutabera. Imana ica urubanza rugize ute rutabera. Ibyo tugiye kuganiraho dusoma Maraki ibice 2 tera ku murongo wa 17, dukomeze ibice 3 ku murongo wa mbere tugeze kuri 6. Maraki ibice 2 turera ku murongo wa 17, none turakomeza igice cya 3 tugeze ku murongo wa 6. Reka dusome. Mwaruhije Uwiteka n'amagambo yanyu, nyamara murabaza muti twamuruhije dute? Kuko muvuga yuko umuntu wese ukora ibyaha ari
mwiza imbere y'Uwiteka kandi muti arabanezererwa, cyangwa muti Imana ica imanza irihe? Dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyirize inzira. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabuni y'abameshi, kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu ba Lewi abacenshura nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza, maze bazature Uwiteka amaturo bakiranutse. Maze amaturo y'Ubuyuda ni Yerusalemu azanezeza Uwiteka nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Kandi nzabagera nce urubanza, kandi nzabegera nce urubanza. Nzabanguka mushinja abarozi n'abasambanyi n'abarahira ibinyoma n'abima abakozi ibihembo byabo, bakarenganya abapfakazi n'imfubyi, bakagirira nabi umunyamahanga kandi ntibanyubahe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kuko njye Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. Haleluya. Dusomye amagambo menshi, ariko tureye ngo tuvuge ku butabera bw'Imana, tuvuga ko Imana byanga bikunda bitinde bitebuke izaca urubanza kandi ubutabera buzatangwa. Ukuri kwa munane turaganiraho uyu munsi kuravuga ngo Imana ntihinduka. Imana ntigira ute? Ntihinduka. Imana ntihinduka, bitinde bitebuke ubutabera bwayo buzatangwa. Imana ntigira ute? Ntihinduka. Uko yari iri niko iri kandi niko izagira ute? Niko izahora. Bitinde bitebuke, bibe none bibe ejo bibe kera, ubutabera bwayo buzagira ute? Buzatangwa. Maraki ni igitabo twabonye ko cyanditswe umuhanuzi ahanurira Abisirayeli mu gihe abatambyi abakozi b'Imana bari baraguye, bari mu byaha, bagusha n'abandi bakajya bakira amaturo adashyitse, bakishimira abakora ibyaha, bigeraho batangira kwibaza ngo ese iyo Mana irihe? Ubutabera bwayo bugize ute? Burihe? Nyine ko dusambana, ko twiba, ko dukora ibyaha, irihe hiyo Mana? Niho twahere ku murongo wa 17 w'igice cya 2. None abantu baragezaho bibaza ngo iyo Mana muvuga itabera irihe? Kuko abantu bishe isezerano, abantu Yuda ngo yari yarashingiranywe n'Imana y'inyamahanga, bivuze ngo bari baravuye ku Mana, bayoboka ibigirwa Mana, bakabona ntacyo babaye, bakabona nta kibazo, bageraho batangira kwibaza ngo none ngo Imana iri hehe? Kimwe nuko turi mu gihe abantu basambana, abantu biba, abantu basinda, abantu bakinisha kubaka uko bashatse, ariko babona nta kibaye bakavuga ngo ntacyo bitwaye. None si iyo Mana igize ute? Irihe? Ubutabera bw'Imana buzatangwa. Bitinde bitebuke ubutabera bw'Imana buzagira ute? Buzatangwa. Kuko kuba ukora ibyaha, kuba wishimira ibyaha, kuba uyu munsi itaguhana, ntago bivuze ko ubutabera bwawe butazatangwa. Ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi uzirikane yuko ukuri kwa munane kudahinduka, icyambere Imana ntihinduka. Kubera iki? Ubu butabera yarabutanze i Sodomo ni Gomora, ubutabera yarabutanze ku gihe cya Nowa, ubwo umwuzure wagira gute? Warimburaga isi. Sodomo na Gomora n'ikindi gihe cyose Abisirayeli bajyana mu bunyage, baje bahura n'ibibazo. No mu gihe cya Maraki nyuma urusengero rusenywa, baza bagatambiramo igitambo cy'ingurube n'ibindi, Imana igaragaza ko ibitambo batangaga itabyishimiye. Ubutabera bwaratanzwe. N'uyu munsi ubutabera buratangwa, ahubwo ubutabera bwa nyuma izatanga ni bwa bundi tubona mu byahishuwe, aho ngo ubwo azaza bamwe bazahunga mu maso ye, bashaka bihisha bahabure. Ariko zirikana mwene data ngo ubutabera bw'Imana buzagira ute? Buzatangwa. Bizirikane ibyo bintu, byandike kandi bikomeze. Tujye kure ibintu bitatu by'ingenzi bigaragaza ko Imana idahinduka kandi ko ubutabera bwayo buzagira ute? Buzatangwa. Byanga bikunda ko izaca urubanza, buri wese agahemberwa ibyo yagize ute? Ibyo yakoze. Cyane ko ijambo ry'Imana na Yesu yabivuze ngo icyo umuntu abiba nicyo azagira ute? Nicyo asarura. Ibintu bitatu
by'ingenzi bigaragaza ko Imana idahinduka kandi ko ubutabera bwayo buzagira ute buzatangwa. Icyambere mu bintu bitatu bigaragaza ko Imana idahinduka kandi ko ubutabera bwayo buzatangwa nuko Kristo ubwe niwe uzazana ubutabera bw'Imana. Kristo ubwe. Ikibazo abantu barabajije ngo Imana ikimanza iri barabaza ati Imana iri ko nayo tubona. Abantu barariganya, abantu bariba, abantu batamba ibidashyitse, abantu bazana amaturo adashyitse, abagabo bariganya abagore, abagore bakariganya abagabo, abantu bavuye ku Mana bajya kumugirwa Mana. None iyo Mana iri ubutabera bwayo buriye? Aho kunezerwa gukiranuka abantu bishimira gukiranirwa, bakomera amashyi abanyabyaha, babashyira imbere, barabazamura, bagera noneho bibaza ngo iyo Mana irihe? Mwaruhije Uwiteka n'amagambo yanyu, nyamara murabaza muti twamuruhije dute? Kuko muvuga yuko umuntu wese ukora ibyaha ari iki? Ari mwiza imbere y'Imana. Kweza umunyabyaha, aho kwishimira gukiranuka, hari ukwishimira abanyabyaha. Ikibi kikitwa icyiza, ababi bakitwa beza. Yesu ubwe arasubiza. Turareba uburyo ari Yesu ubwe yashubije nk'Imana. Umurongo wa mbere w'igice cya kabiri twasomye uvuga ngo iki? Dore nzatuma integuza yanjye izagira ute? Izambanziriza intunganyirize iki? Inzira. Hagararaho. Aho ni Kristo ubwo uri kuvuga. Nureba neza yari amagambo ari mu twita udukubo, quotation mark. Wabibonye? Ni ibigaragaza ko umuhanuzi byari kuvuga sa amagambo ye, na amagambo ari kuvuga yavuye mu kanwa k'Imana. Ni Yesu ubwe uri kuvuga. Nzatuma integuza yanjye izambanziriza. Niyo mpamvu ihame rya mbere rigaragaza ko Imana idahinduka nuko ariko ni Kristo ubwe niwe uzazana ubugize ute? Ubutabera. Yesu ni uzazana ubutabera. Niwe uzazana ubutabera. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje. Ni ko Uwiteka nyiringabo agize ute? Avuga. Azaduka mu rusengero rwe. Yesu ubwo yaje aravuga ati musenye urusengero narwubaka mu minsi ngahe? Kuko niwe ki? Niwe rusengero. Azaduka mu rusengero rwe. Maraki yabivugaga imyaka 400 mbere yuko Yesu agira ute? Aza. Ariko ni Yesu uri kuvuga muri Maraki avuga ngo intumwa izambanziriza. Niye ntumwa yabanjirije Yesu? Yohana umubatiza yaje ari integuza yande ya Yesu. Yohana yaje abanziriza Yesu, aravuga ngo nimutunganye inzira y'umwami, nimuharure. Araje. Kandi gutunganya inzira si ukugenda ngo uharure ku muharuro, ni ugutunganya imitima, ni ukwiyeza, tukitegura kwakira umwami. Kristo ubwe niwe uzaca urubanza, niwe uzatanga ubutabera bw'Imana. Kubera iki? Harimo ibintu bibiri turazirikana mu butabera Yesu azata. Icyambere, Imana hano yasubije ikibazo cy'abantu bayibazaga ku butabera bwayo, ibasezeranya intumwa yayo. Barayibaje ngo Imana irihe? Imana igize ute? Irihe? Imana irabasubiza. Igiye kubasubiza reba ngo nzatuma integuza izagira ute? No ngo nimutegeze Imana nziyizira. Njye ubwanjye nzagira ute? Nziyizira. Ariko mbere yuko nza hari integuza izagira ute? Izambanziriza. Nziyizira. Si Imana mushaka, si Imana mushaka kubona, Imana iziyizira. Yewe abishimira gukiranuka, yemwe abishimira ibyaha, yemwe ababaza ngo Imana irihe? Irahari, iraje yigaragaza. Ariko byakubera byiza ije kigaragaza uri mu bakiranutsi, ariko nizo uri mu banyabyaha izabije kuguhana. Imana yabasubije yuko y'ubwayo ari izaza gutanga ubutabera, kandi Imana yaje mu ishusho ya Kristo, kuko Imana yigize iki? Umuntu. Ubwo Yesu yazaga mu isi, ni Imana mu mwuzuro wayo yarije mu isi muri bwa butatu bwayo. Icya kabiri, Kristo yateguje, nuvuga ngo yategujwe na Yohana mubatiza nkuko twayibonye. Uyu Kristo wategujwe na Yohana mubatiza niwe mucamanza wa nyuma, niwe mucamanza wa nyuma uzashyira mu bikorwa, uzatanga ubutabera bw'iki? Bw'Imana. Ushobora kubona mu byakozwe n'uma 17:31, ibyahisho 19 11 kugeza 16. Iyo yose ni imirongo yakwereka uburyo Imana izatanga ubutabera. Reka twihuse dusome amagambo makeya yo mu byahishuwe.
Ibyahishuwe 19 ugana ku musozo, murongo duhere kuri 11 avuga ngo iki? Mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe n'uwo nayo yitwa uhetswe nayo nawe yitwa kwizerwa kandi uw'ukuri, niwe uca imanza zigize ute? Zitabera, akarwana intambara zigize ute? Zikwiriye. Uwo nta wundi ninde? Ni Yesu Kristo. Mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi uw'ukuri, niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro n'ibindi barasobanura, ariko cy'umurongo ko aca imanza zigize ute? Zitabera. Reba ku murongo wa 16 ngo kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo umwami w'iki? W'abami n'umutware w'iki? Utware iki? Abatware. Uwo niwe mucamanza wa nyuma, ni Kristo. Niwe uzatanga iki? Ubutabera bw'Imana. Ba Kristo Yesu yaraje arafa ku musaraba, apfira ibyaha by'abantu, arangije avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese muze munsange ndagira ute? Ndabaruhura. Abamweme bakize izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntago bazacirwaho iteka, abo bazabana witeka, bazabana no mu ijuru, bazanezerwa. Ariko hari ikibazo kubanze kwihana, hari ikibazo kubishushanya, hari ikibazo kubakiyoberanya, kubakibaza ngo ese Imana irihe, ubutabera bwayo burihe, bakagenda uko bashaka, bagakora ibyo bagize ute? Bashatse. Hari ikibazo. Ubutabera, uwo mwami uca imanza naza, azaza aje guca urubanza, kandi urwo rubanza azaca nkuko muri Matayo avuga ngo azarubana nkuko umwungeri rubana intama mu ihene. Abiburyo abahebwe ati mwinjire mu munezero, abimusabwe ati mujye mu muriro aho muzarira mugahekenyera iki? Amenyo. Ese wowe uruharanira kuzaba muri yohe ruhande? Nta ubasha guhagarara imbere y'intebe y'umucamanza ngo atsinde keretse uwo Yesu Kristo yacunguje amaraso ye. Haleluya. Icyambere zirikana ngo kuki ubutabera bw'Imana bugomba gutangwa, nuko ubwo butabera ni Yesu uzagira ute? Uzabutanga. Yesu waje mu isi agapfa akazuka, Yesu hamagara ngo nimuze munsange, Yesu winginga, uwo ni uzatanga ubutabera bw'iki? Bw'Imana. Kandi ntago arenganye, arakiranuka. Ubutabera bw'Imana buzatangwa. Icya kabiri kitwereka neza ko byanga bikunze bitinde bitebuke Imana idahinduka izatanga ubutabera bwayo bukagerwaho, nuko ubutabera bwa Kristo butunganya abantu be. Ubutabera bwa Kristo butunganya iki? Abantu be. Uca akarongo abantu be, utagira ngo ntabwo ubutabera bwa Kristo butunganya abantu bose. Hari ibyo bita false gospel. Muri false gospel cyangwa ubutumwa bupfuye hari ibyo bita universality, kuvuga ngo Yesu yakije abantu bose, yapfiriye abantu bose, yapfiriye bose, ariko ntabwo yakijije bose. Ntabwo yakijije bose. Ahubwo buriya n'abantu bamwe bajya bavuga ngo ntabwo yabambwe ku musaraba, yabambwe ku giti, bavuga ko ari ibihumbi runaka yapfiriye. Oya, yapfiriye bose, ariko ntabwo yakijije bose. Abo yakijije nabe babandi bahawe ubushobozi bwo kumwemera nk'umwami n'iki? N'umukiza. Abo ubutabera bwa Kristo butunganya abantu be. Ikiza bamwe abantu usomye ubutabera, usomye ibijyanye n'ubutabera, wagira ubwoba. Usomye umucamanza ukamugeranya n'abacamanza tuzi, wagira ubwoba. Ariko hari ihumure. Haleluya. Ni ukubera ko ntabwo aca imanza nk'abandi, ahubwo imanza aca zitangira mu kweza be, zitangira ku kweza be. Ntago Yesu aza aritura, ntago Yesu aza arimbura, ntago Yesu ndi kwabwira wa wundi babwiriza abantu bakamugira nk'umuntu ufite umuhoro yuko icyaha itatema. Oya, ni umunyembabazi, ni umunyebambe, areza, arakiranuka, kandi atwereza natwe kugira ute? Gukiranuka. Uwo niwe Yesu turi kuvuga. Ariko nanone arahana, kuko akenshi tuvuga urukundo rwe, tukavuga imbabazi ze, ariko nitwibuke ko mu kwera kwe harimo no guhana abanyabyaha. Ku murongo wa 2 n'uwa 4 hatubwiye ngo iki? Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabuni y'iki? Y'abameshi. Kandi
azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo iki? Inkamba. Azatunganya abahungu ba Lewi abacenshura nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza, maze azatura Uwiteka amaturo bagize ute? Bakiranutse. Hari metaphor, hari ibigeranyo bibiri hano biri gukoreshwa tugomba kumva. Hari umucuzi, hakabamo n'isabuni cyangwa umumeshi. Umuntu uri kumesa. Kuki tumesa imyenda? Ni ukugira ngo tuyikureho iki? Imyanda. Umucuzi yari gucura icyuma akoresha umuriro akamanza agakuraho imyanda yose, kuko bafata amabuye bakayashongesha bagatandukanya kugeza igihe bageze ku cyuma nyacyo, niba ari ifeza cyangwa izahabu, kugira ngo kibe gitunganye neza. Yesu umurimo akora iyo ageze muri twe aratumesa, araducura, akatugira ibyaremwe bishya. Haleluya. Amaraso yamenye ku musaraba, gupfa no kuzuka kwe, umurimo bikora muri twe ni ukutweza. Mu butabera bwe arashaka ngo twebwe abo yacunguye atumurike imbere y'Imana turabera. Haleluya. Niyo mpamvu amanza kutweza, amanza kuducura, amanza kudukuramo inkamba akaducenshura. Hari igihe unyura mu bikomeye, hari igihe unyura mu bibazo, hari igihe uhura n'ibigoye n'ibikomeye ukibwira ngo yakwanze, naho ari kugucura. Bagize ngo icyuma bagikubise mu muriro ntago gisha kigakongoka se? Ariko kivamo gitunganyijwe, gihenze cyane. Ibuye yore mu gitaka bakarigura, nibuye ryamaze kuva mu ruganda, ryanyuzwe mu ruganda rikagurishwa, rigira agaciro cyane nirihe? Niryace mu ruganda. Hari add value, hari agaciro riba ryongerewe. Iyo tunyuze mu ruganda rwa Kristo dutunganyijwe, tuba agaciro imbere mu maso y'Imana. Tuba turaba agaciro mu maso y'Imana. Ukuza kwe kuzaba nk'umuriro w'umucuzi n'isabuni isukura. Kristo areza kandi agatunganya be. Haleluya. Ukuza kwa Yesu azaza ameze nk'umuriro utwika, ukonkora, udukuraho ibibi byose. Ariko azaba ameze nk'isabuni nanone y'umumeshi isukura. Biriya bishushanya kwezwa na Kristo. Nta wundi utweza ni Yesu Kristo. Nta handi twajya ngo tubone kwezwa, nta handi twajya ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Hano bari kubwirwa mu gihe cya Maraki, bari barasuzugwa Imana, baragiye kure y'Imana, ariko bari kuburirwa ngo hari ubutabera Imana izatanga. Ubwo butabera buzatangwa mu buryo uwo mucamanza niwe uzaza gutanga ubwo butabera. Ariko ikintu cya mbere azabanza gukora ni ukweza be. Haleluya. Ni ukweza abantu be. Ese uruwande bariza mugenzi wangu uruwande? Uruwande. Mu isi dufite abakoresha babiri, hari Imana na Satani. Wowe uruwande ukorera nde? Ukiranukira nde? Itekereze neza, isuzume neza. Uruwande. Ntago bishoboka ko akorera abami babiri, ugomba guhitamo umwe, ni Imana cyangwa ni Satani. Satani wa undi ujye wesha abantu ngo niwe ngo wagabanye isi ngo ni uyoboye isi n'ibiyuze n'ibyo Uwiteka. Haleluya. Niyo mpamvu twebwe tugomba kuba mu isi duharanira kwezwa, ariko tweza arahari, ni umucamanza utabera, nta wundi ni Kristo. Amaraso yamenye abere kutweza amanywa nijoro. Ni umucuzi, ni umumeshi. Ndagira ngo tujye mu ruganda, Yesu aducure, aducunshure ngo inkamba zigize ute? Ibintu byose bibi tuvemo. Uca umurongo aha hantu, umanza umenye ko umurimo Yesu naza gutanga ubutabera ntabwo azaza ngo amanza kubite yice. Oya, ahubwo ni uzazana ubutabera. Ni cyambere twakibonye, ariko ubutabera bwe buzatangira ku kweza be. Kweza be. Ese uruwande ko Yesu naza azabaje kweza be. Uruwande. Abizera Kristo baratunganywa, kandi bazatunganywa kugira ngo kuramya n'imibereho yabo ibe iboneye imbere y'iki? Y'Imana. Wa Petero wa mbere, aba Filipi, aba Roma, ni imirongo wasoma hariya wayandika ukaza kuyisoma. Abizera Kristo baratunganywa, babyita ongoing, ni igikorwa gikomeza. Ntago batunganyijwe, ahubwo baratunganywa umunsi ku wundi. Emera Yesu agutunganye, emera Yesu agucure, emera Yesu aguhindure. Wivuga ngo nge niko nteye, nge niko nabaye, nimuga ngewe rwose munyakira ukondi. Oya, emera Kristo agucure, emera Kristo aguhindure. Wigendera ku narige, wikwikakaza, wikwishyira hejuru. Turi mu gihe abantu bashaka ko abantu babafata uko bashaka, abantu bashaka kwigenga. Ntago turabacu ngo twigenge, turaba Kristo. Ni utugenga, ni uducura, ni uduhindura, niwe cyitegerezo kizima tugomba kureberaho.
abakristo baratunganywa. Umaze imyaka ingahe mu gakiza? Ugeze ku kihe kigero mu magambo yawe, mu gukiranuka kwawe? Haba ari mu gutanga, haba ari mu mibereho, mu magambo, mu byo uvuga, mu byo ukora, ugeze mu gukiranuka. Abakristo baratunganywa kandi bazagira ute? Bazatungana. Ku munsi wa nyuma Imana nivuga Yesu agarutse, ntago tuzajya mu ijuru kuko twatanze amaturo menshi, kuko twarindiye cyane, kuko twateranye cyane. Tuzajya mu ijuru kuko twambitse ukwera kwa Kristo. Haleluya. Ntabwo abakristo nyabo nibo bakumva icyo kintu. Umuntu wakijijwe uzi umurimo Yesu yakoze niwe wamenye icyo kintu, ko tuzajya mu ijuru kubera ko twambitse ukwera kwande? Kwa Kristo. Atari ukwera kwacu, ahubwo nukwera kwe. Niyo mpamvu n'umumeshi, umucuzi araducura akatwambura umwambaro mu bitwe twiyambitse, akatwambika kwera kwiwe. Niyo mpamvu aratweza, azakomeza kutweza kugeza ageze ute? Agarutse. Ese umuntu urukwezwa n'Imana yaba mu byaha? Umuntu ukwezwa n'Imana yakwishimira ibyaha? Oya, ubutabera bw'Imana buzatangwa. Turi kuvuga kuri kwa munane, kuvuga ngo Imana nihinduka bitinde bitebuke, ubutabera bwayo buzatangwa, buzagerwaho. Imana izaca urubanza, ihembe kandi hane. Uko niko kutabera kwayo. Twabonye icyambere yuko Kristo ubwe niwe uzazana ubutabera bw'Imana. Yaraje mu isarapfa, arazuka, asubira mu ijuru. Ku munsi wa nyuma ko twabonye mu byahishwe naza, azabaje no gushyira akadomo, aje ari umucamanza mukuru, umutware w'abatwara, umwami w'abami. Ariko mbere y'icyo gihe yo kugira ngo aze acurwo rubanza, Kristo abanza gutunganya be. Uyu mucamanza utabera, uyu mwami w'abamudahinduka, abanza kweza be, akatumesa, akaducura, akatugira ibyaremwe bishya, umunsi ku wundi akadutunganya. Icya gatatu ni imiterere idahinduka y'Imana. Imiterere idahinduka y'Imana ni ryo shingiro ry'ubutabera bwayo. Kamere y'Imana, imiterere y'Imana, ukwera kw'Imana ni ryo shingiro ry'ubutabera bwayo. Imana izaca urubanza bishingiye kuri yo ubwayo, ku kwera kwayo, ku kudahinduka kwayo. Umurongo wa 5 wa 6 hatubwiye ngo iki? Kandi nzabegera nce urubanza, nzabanguka gushinje abaki? Abarozi n'abasambanyi n'abarahira iki? Ibinyoma, n'abimba abakozi ibiki? Ibihembo byabo, bakarenganya iki? Abapfakazi n'imfubyi, bakagirira nabi umunyamahanga, kandi ntibagire ute? Ntibanyubahe. No Uwiteka Nyiringabo avuga. Kuko njyewe Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutigeze ute? Mutamarwaho. Hano arimo igisubizo gikomeye cyane. Baza ngo Imana iriye ngo kwera kwayo kuri he? Imana ati ntabwo mpinduka. Nubwo mukora ibyaha ntisimba mareho, hari isezerano nagiranye na Yakobo, hari isezerano nagiranye nande? Na Aburahamu. Iryo sezerano ryo mpagararaho, mpagarara ku kwera kwanjye, mpagarara ku ijambo ryanjye, mpagarara ko ndi Imana igize ute? Idahinduka. Impamvu mukiriho, impamvu mutamarwaho, ni ukwera ko Imana ari Imana igize ute? Idahinduka. Yahoze agira imbabazi, yari ifite imbabazi mu gihe cya Maraki, ifite imbabazi mu gihe cyacu, izakomeza kuba inyembabazi. Haleluya. Ariko uko kwera kwayo, uko kugira imbabazi kwayo, nariko kuzatuma nanone igira ute? Ihana. Kuko ngo naza azashinja iki? Azashinja iki? Abanyabyaha bose, abarozi, abasambanyi, abambuzi, abavuga ibinyoma, barahira ibinyoma, ababeshya, abo bose azabashinja. None se nibashinjwa bizarangira ku gushinjwa gusa? Oya, ahubwo ubutabera buzagira ute? Buzatangwa. Kuko ejo mu butani dukomeza tuzareba ingaruka ibyo byaha bizagira ku bantu. Kuko njye Uwiteka ntabwo mpinduka, ahoraho, ntahinduka. Imiterere idahinduka y'Imana ni ryo shingiro ry'ubutabera bwayo. Kubera iki? Ubutabera bw'Imana buhoraho, kuko Imana igize ute? Idahinduka. Ubutabera bw'Imana buhoraho kuko idahinduka.
wireba ngo turi mu gihe abantu bishimira ubusambanyi, abantu bishimira ubusinzi, ubujura, kubeshya, ukabona ntacyo bitwaye, ukabona ntabwo nibo bari kuzamuka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, nibo bari kwamamara, ukagira ngo ntacyo bitwaye. Hari icyo bitwaye, hari icyo bivuze. Iyo Imana ije gutabara, yitanze ubutabera, niho ubimenya. Ubwo butabera yarabutanze, irabutanga kandi izakomeza ubutange, ariko ku munsi wa nyuma ho hazabaho gushyirwa mu muriro w'iteka. Kuba ikinyoma cyamara umwaka umwe cyangwa 2 5 kiri hejuru ntibivuze ko ukuri kwatsinzwe. Ukuri guhora ari iki? Ari ukuri. Ubutabera bw'Imana buhoraho kuko Imana idahinduka. Wowe uriganya abantu, wowe wiba abantu, wowe ubeshyera abantu, zirikana yuko ubutabera bw'Imana bugize ute? Budahinduka. Uko yahoze ni kwirindi kuzagira ute? Ikwizahora. Aba mu gihe cy'amaraki baburirwa bageze igihe barahanwa kuko banze kugira ute? Kumva. Barahanwa. Hagati ya Maraki Matayo, abasoma Bibiliya harimo imyaka ingahe? 400 bita ngo ni imyaka y'iki? Abantu bavuga ngo imyaka yo guceceka kw'Imana. Ariko ntabwo ko Imana yari yacecetse. Bivuze ko Imana itari iriho. Yari iriho. Ariko kuko abantu batari kumva, Imana irabihorera. Ibareka muri bwabujije no muri abanyamahanga barabatera, barabigarurira, bategekwa n'abanyamahanga kugeza aho baratatana, yewe n'indimi zabo zimwe na zimwe zirazima zisigara zo kwiga mu mashuri gusa. Nk'igihe burayo nicyo gihe none cyarameya cyatanye kuzamuka cyane nyuma ikigereki. Ibyo byose biri guturuka ku kutumvira iki? Imana yahandiye abo mwakira gihe, wibwira ko muri iki gihe bitazahana. Nibidahana se amasida zituruka he? Ibi byorezo biza wibwira ngo biza gutyo gusa. Imana igaragaza ko ifite ingabo igirwanisha. Umuhanuzi Yoweri yavuze ko igirwanisha inzige, ikarwanisha uburima, imitingito n'iki. Ibyo si mw'ikiye birahari cyane ngo bihari. Ubutabera bw'Imana yarabutanze n'ubirabutanga kandi izakomeza kugira ute? Kubutanga kuza kumeruka. Bantu b'Imana duharane gukiranuka, duharane kwera, duharane kwemera kumeswa, duharane ko ikibazo abantu bafite ni ukubwira umunyabyango reka gusambana, reka kwiba, akumva ko mubwiye nabi. Oya. Ku murongo wa 5 turi mu gihe abantu bashaka kubwirwa ngo Imana iguha imodoka, Imana iguha visa, ugiye muri Amerika, irakuzamuye, irakubakiye, iguhaye umugabo. Amina, amina, amina. Bakikiriza. Ariko reka twumve, kandi nzabegera nce urubanza, nzabanguka ngushinje abarozi. Ngushinje iki? Abarozi barahari bararoga. Imana igumuye amasika, reba uburyo ikurinda amanywa nijoro. Ikurinda amanywa nijoro. Ibyo urya ntago zibyo biba byatongerewe, ariko Yesu muri twa ruturi mu bisi. Haleluya. Araturinda tubereye maso. Ntugire ngo impamvu utarogwa nuko kanura cyane, abana abantu ko barinda cyane, nuko ufite igipangu gikomeye ifunga cyane. Ni Yesu tubereye maso. Ni Yesu turinda. Niba yaragutoranyisha azakurinda, azagendana nawe, bazaroga ntacyo bizafata, ntacyo bizagutwara. Ariko abarozi nabo Yesu araje abashinje. Hari abarozi baroga, hari abarogesha amagambo, hari abarogesha kubesha, hari abaroga imitima. Umuhungu akaza akaroga umukobwa ati nzaguha ikivu, nzaguha muhungwe, nzakugira ute. Umukobwa ntakajya akamuroga. Ejo yamara gutwara inda ati singenge nyirizo gutera inda. Abo nabo ni abarozi b'imitima, barogesha amagambo. Nzaza ngushinja abarozi. Abanyabyaha ntabwo Imana izabarebera. Nzabanguka ngushinja abarozi n'abasambanyi n'abarahira iki? Ibinyoma. Gusambana byahindutse gukora urukundo, ni umukino abantu bakina uko bashatse. Ntabwo abantu bagira ubwoba bwo kujya mu nzu y'Imana, bwo kuririmba, kubwiriza. Hari abasambanyi ariko Imana iraje bashinje. N'abarahira ibinyoma. Indahiranye be yego cyangwa akajya karahira, nge rwose ntabwo nabikoze, nuko mbeshyera niki. Umuntu akaraya kirenga. Abanyabinyoma Imana iraze bashinje. Abanyabinyoma babeshyera abandi, Imana nk'umucamanza utabera iraje bashinje. N'abarahira ibinyoma, n'abima abakozi ibihembo byabo, abambuzi. Umuntu akagukorera ntumuhembe, ugahora umurereye umubeshya, uzaze nzakwishyura.
ni mu murima si ni kwishatse n'uwo mu rugo, ni muri kampani yawe si mu bucuruzi bwawe, abiba ibisambo abambura abandi, Imana irashigira ute? Ibashinje. Abakarenganya abapfakazi n'imfubyi, ugasanga abapfakazi n'imfubyi ntibagira kirengera, ariko nitugera ku bapfakazi tuzabigaho neza. Hari ikigisho turi gutegura, umurongo Paulo yandikiye Timoteyo avuga, amubwira ngo abatazi ngo kwita ko mu ngo zabo bari hanyuma y'iki? Y'abapagani. Uwo murongo yawuvugaga avuga ngo ku bapfakazi nyakuri n'abapfakazi batari nyakuri. Bibiri itandukanya abapfakazi ubwoko bubiri. Niba uri umupfakazi uri munsi y'imyaka 60 kumanuka, ubwo ni za 50 kumanuka, Bibiri gufata nkaho utari umupfakazi nyakuri, kuko bugifite room yo kongera kugira ute? Gushaka. Igushishikaza gukora no gushaka ukubaka urugo, ugatungwa n'imirimo y'iki? Y'amaboko yawe. Hejuru y'imyaka 60 kuzamura niwe mupfakazi nyakuri ugomba gufashwa bwa mbere, apana compassion, apana urusengero, apana iki, n'abana be, abo mu rugo rwe. Nicyo umurongo uvuga. Niba wicaye hano umubyeyi wawe kari kuri liste y'abantu bafashwa, uri umupagani imbere y'iki? Y'Imana. Ntago umubyeyi wawe yagombye kujya gufashwa n'urusengero wowe uhari. Inshingano zawe za mbere zo gufasha umubyeyi wawe wowe. Wa wundi w'inshike nicyo jambo Paulo akoresha noneho. Udafite iki? Abana, abwira ati ngo abare wandika. Udafite abuzukuru, udafite abana yabyaye, uwo bari umufasha, kuko uwo ni umupfakazi nyakuri, ni inshike, ntagira kirengera. Ariko niba yarabyaye akaba afite abana, afite abuzukuru, ni inshingano zabo, niko Bibiri ivuga. Niba mutari bizi mubimenye, abantu biruka kompasiri munyandike umubyeyi, ni inshingano za gufasha umubyeyi wawe. Uri mu banyabyaha Imana izacira urubanza, abantu mu byarwa n'ababyeyi bakabarira amashuri, bakarera mwarangiza mukajugunya, namwe muri bisambo murabambuzi nk'abandi, Imana izabacira urubanza. Imana ije guca urubanza. Twaje twirengagiza inshingano Imana yaduhaye, ariko igihe kirageze ngo twumve ukuri, tugarukire ukuri, twite ku babyeyi bacu batubyaye, tumenye ngo bari iki, babayeho gute. Hari abavandimwe ufite kubera uburwayi runaka batishoboye, ntabwo mvuze ngo ujye gufasha babandi bafite gukora. Hari abandi nabo bameze nk'ikisi, nari ngiye kuva mu cyongereza ngo ni parasite, n'abacunde babigira uturegeye, akaba ngo njye mfite mukuru wanjye w'umukire, ngo yarakize, ngo ntabwo tumenya yarakize nyine, none se wowe wawe maboko Imana yaguhereye iki? Abo ntabwo arimo ndi kuvuga, abo sibo ndi kuvuga. Niyo mpamvu n'abapfakazi twavuze wa wundi ufite imbaraga nakore, nagenda acuruze, nagenda agira ute, ntabwo ari kwicara ngo narababyaye ni mu ndere bakurere kandi ugifite imbaraga. Kora. Bibiri avuga ngo udakora no kurya nakagira ute? Ntakarye. Nta mukristo w'akaregeya muri Harvest tugira. Muri Harvest tubwira umukristo wese ko ahari agomba kugira uruhare mu murimo w'Imana, akagira uruhare mu iterambere rye no kwitunga. Bidakwiye gufasha abatagize ute? Abatishoboye. Bidakwiye gutera niki? Inkunga. Ariko bagiye kugufasha, ufite iki? Barahera kuki wowe kugira ngo bagufashe. Ubutabera bw'Imana buzatangwa. Abarenganya abapfakazi n'imfubyi, ariko dusigaye dufite imfubyi, ugasanga mu mategeko umuntu aba imfubyi kugeza ku myaka ingahe? Ntago mubizi? Ubundi iyo ugize imyaka y'ubukure mu mategeko mboneza mubana, imyaka y'umukore 21. Iyo wagize 21 ntago ukiri imfubyi. N'ababaye mu bigo by'imfubyi urabizi, iyo ugeze mu myaka yo gushaka bahita bagira ute? Bahita bagusohora muri roferina, kuko ntago ukiri imfubyi. Niba ufite imyaka 21 ntukagenda ubwira abantu ngo nge ni imfubyi. Oya. Hejuru ya 21 ugomba gukoresha amaboko yawe, ugomba gutungwa n'imirimo y'iki? Babyeyi mutangire mutoze abana kwigira no kwimenya no gushobora. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo n'abarenganya imfubyi bakagirira nabi umunyamahanga, umushyitsi wasuhutse bakamugirira nabi, kandi ntibanyubahe. Abatubaha iki? Imana. Abantu batinyutse ibintu by'Imana. Uravuga imipira stade zikuzura, uravuga sport abantu barazinduka, kuko abantu bazinduka kujya guseka akazi kajya muri sport arahaze. Amaze kuza ibintu arahaze. Iby'Imana byanditse, namwe muracyaguseka bira bintu by'abapastor babesha, namwe muracyagira ute? Niyo nk'ukuri mu Rwanda ibintu by'Imana byanditse. Ariko reka mbabwire, nta kintu kizakora mu Banyarwanda kumenya ko iyo udafite Imana ntacyo ubugize ute? Ntacyo ubufite. Ibyo ntabwo Abanyarwanda babimenye ubu.
hari article ndi gukora ivuga ngo Imana Yesu abazungu bazanye, niba Yesu yarazanywe n'abazungu ni ikibazo. Uwo Yesu bazanye ni ikigirwamana, si Imana. Ahubwo Yesu twemera ni Yesu wazanye abazungu muri Afrika, kuko yabatanze hehe? Muri Afrika. Kuko Yesu tuvuga ni Imana ibera hose icyarimwe. Yesu yari mu Rwanda mbere y'1990 mbere yuko abamisiyoneri baza kubwiriza ubutumwa. Yesu yarahari kuko yahoze ariho kandi azagira ute? Azahoraho. Imana yari iri hano, niyo mpamvu abanyarwanda bari bazi ko nuhoraho, igira amaboko maremare, ni rugira, ni yakare. Ibyo byose abanyarwanda babimenye n'ubutumwa butari bwagira ute? Butari bwabwiriza. Niba n'uwibwira ko azakura mu banyarwanda kwemera no kuyoboka Imana, aribeshye. Bayiyoboka nabi, bayikorera nabi, ariko ntibishoboka yuko mu mutima y'abanyarwanda wakura utinya igihugu kitigeze kigira ikigirwamana gifatike, cyo bita physical idol. Wakwaza ikigirwamana abanyarwanda basengaga bavuga iki? Haravuga ngo ryangombe nagwe, nta nubwo ryangombe ari umunyarwanda mwe mutabizi. Ryangombe yaturutse muri Uganda, hagati ya Uganda na Kongo kuri Rwicanzige. Yari umupfumu. Banyabinga bari abantu biyambazaga ngo muturwanire imyuka mibi cyangwa duhuze n'abapfuye. Ariko nta kigirwamana Bayali, Dagoni, Ashitorote n'ibindi Arutemi wavuga mu Rwanda byari bihari. Mu mitima yabo harimo Imana. Kimwe nuko mu mitima y'abantu bose kwisi harimo Imana. Ushaka kuyirengagiza, ushaka kuyisuzugura, ushaka gupinga ibyayo, ushaka kuyubahuka, ariko ntago bikuraho Imana ko ari Imana. Ubutabera bwayo iraje butangi. Kandi umwuka w'Imana utari, abantu bigira ubwigenge. Reka mbabwire, ntago nitira, ntago manura. Umunsi twatesheje Imana agaciro, umunsi twayutse Imana, ubugome buzagwira, abantu bazaryana, kuko umwuka w'Imana utari, abantu bigira ibyigenge. Icyo cyo cyumvikana umwuka w'Imana utari, abantu bigira iki? Ibyigenge. Turasenga ngo twubahe Imana, hariya ngo nabubahuka Imana ntibanyubahe. Kuki Imana tugomba kuyubaha? Ni Imana yahozeho, iriho kandi izagira ute? Izahoraho. Uyu mwanya ndagira ngo dufate umwanya dusenge Imana. Ariko mbere gusenga ndagira ngo nkurarike, ushobora kuba umaze igihe waribagiwe ko Imana ari Imana itabera, ko Yesu yaje ngo atweze. Ndagira ngo nkurarike, wowe utari wakira Kristo mwami n'umukiza, niba uhari urazamura ikiganza tugusengere. Uwo n'umuntu wa mbere ngira ngo dusengana muri uyu mwanya, cyangwa turangije iteraniro waza ukatureba tugahura nawe tukagufasha gusenga. Ariko ndagira ngo akakanya mbwire wowe mu Kristo umaze imyaka mu rusengero, ariko warayobotse ibyaha, ubusinzi, ubusambanyi, ubujura, kubeshya. Umurindi ngo nta soni mfite uretse iziki? Izi byaha byawe. Yesu niwe sabuni, Yesu ni utweza. Uyu niwo mwanya wo kongera tukabati Yesu mbabarira ndaje, ongera unyeze, ongera ungire imbabazi, ongera uncurure izi ngamba zivemo. Naraguhemukiye, nagiye kure yawe, ariko ndagarutse mbabarira. Nyeza, ncura, gambo mabamvemo, kubeshya bimvemo, ubusinzi bumvemo, ubujura bumvemo, kudakiranuka bumvemo. Nta wundi wabikoretse Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Nta handi biva ni kuri Yesu, kuko ubutabera bw'Imana buzagira ute? Buzatangwa. Imana nihinduka, uko yari ni kwirika ni kwizagira ute? Ni kwizahora. Niyo mpamvu ngira ngo uzirikane yuko Kristo ni uzazana kutabera kw'Imana. Ariko mbere yuko acira urubanza rwa nyuma, abanza kweza be. Ese uruwande wowe? Niyo mpamvu ngira ngo niba utari wakira Kristo, uyu munsi umwakire nk'umwami n'umukiza. Niba uzi ko watanye ukagenda ukishayisha mu byaha, uyu munsi wongere uvuga ati Yesu mbabarira ndaje, unyeze, umese, ungire icyari mwigisha, uncure inkamba zimvemo. Ikindi uzirikane yuko imiterere y'Imana kudahinduka kwayo ni ishingiro ry'ubutabera bwayo. Ariyo mpamvu iri kubwira abanyabyaha ngo nzaza mbashinje, nzaza mbahane. Abanyabyaha bazahanwa, abakiranutsi bararinzwe kandi bazarindwa, kandi imbabazi zihabwa abagira ute? Abayigarukira bose. Ese witeguye kugarukira Imana? Tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo uyu mwanya mu gihe turimba igice cy'indirimbo kivuga ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, wowe wumva ko ukeneye kugaruka ukongera Imana nyeza, hano nagenze nabi, urahaguruka ngo dusenge. Numva Yesu anyemeza ko mbuze simbaraga, Imana iguha umugisha, ngonge mu sengiteka nacyo nza mubura
yanyishuriye ya myenda yose yambabariye yanyishuriye ya myenda yose yambabariye Kristo niwe atubabarira ibyaha, mwami w'abantu. Ijambo ryari tweretse neza yuko bitinde bitebuka ubutabera bwawe buzatangwa. Uzaza ushinje abanyabyaha, ariko nanone riraduhumurije riduhaye, riratweretse yuko data mwiza Kristo ubanza kweza abawe ukabatunganya. Niyo mpamvu duhagurutse turi imbere ubwiza bwawe, turavuze ngo tubabarire ibicumuro byacu, tubabarire ibyaha byacu, twejeshe amaraso yawe, ducure mwami ingamba zituvemo, ubusinzi, ubujura, ubusambanyi, kubeshya, aho twakiraniwe hose duciye bugufi mwami tugusabye imbabazi. Utubabarire data mwiza guhemuka, kutamenya inshingano zacu, kukubahuka, nitukubaye nitubaha ibyawe, ugasanga turasinzira turatseta ibirenge mu byawe, turahatuye mwami, reka imbabazi zawe zibe kuri twebwe. Ntabwo twifuza kuba mu mubare wabo uzabwira ngo mumve imbere sinigeze mbamenya, turashaka kuba mu mubare wabo uzabwira ngo nimuze mwinjire mu munezero wabateguriwe. Niyo mpamvu duciwe bugufi, niyo mpamvu twicisha bugufi, tugusabye ngo tweze utubabarire mwami, imbabazi zawe, ubuntu bwawe butugereho data mwiza. Turifuza kuba ibyaremwe bishya, turifuza gukomezwa nawe, kuyoborwa nawe, gukoreshwa nawe. Niyo mpamvu data mwiza tugushime kubw'imbabazi uduhaye, tugushime kutwejeje, tugushime mwuka wera, ijambo ryawe, kuko ari ryo data mwiza ritweza, ko ritwibukije yuko ariwo sabuni, ariwe mucuzi uducura tugahinduka ibyaremwe bishya. N'abadukirukiye aka kanya turabasengeye aho bari hose, bemeye kukwegurira imitima yabo, bemeye kukugarukira, abemeye kukwakira mu mwami n'umukiza, bahereza ubugingo buhoraho. Reka mwami mwiza ubahereza umunezero n'amahoro, bamenye ko guhera none kugeza iteka batazarimbuka, batazacirwaho urubanza, ahubwo bari mu mubare w'abazabana nawe mu ijuru iteka ryose. N'abazadukurikira nyuma nabo turabaturira, n'abazaza nyuma turatura umunezero n'ibyishimo byawe, kwihana, kwezwa. Reka rero nk'uko ijambo ryawe bitwibukije, utweze umunsi ku wundi, udushoboze guhunga icyaha, udushoboze guhinduka, kugira ngo tube ibyaremwe, tube abakozi bawe bakora mu kuri no mu mwuka. Ikindi cyo gihe cyacu cyo gukoreshwa mwami, ntabwo dushaka kwinangira imitima. Niyo mpamvu twemeye intege nke zacu, kugira ngo imbabazi n'ubuntu bwawe n'imbaraga zawe bikorere muri twebwe. Urakoze kumva gusenga kwacu, tugiye kugutura amaturo. Ijambo ryawe ryatweretse neza ngo nimara kutweza tugakiranuka, niho uzakira ituro ryacu, niho uzishimira ituro ryacu. Nk'uko wishimira ituro ry'abakiranutsi, reka wakira amaturo yacu unezerewe, kandi uduhereze umugisha, kuko dutanganye umutima ukiranutse. Ni mu izina rya Yesu tubisenze, urakoze, amen.